mudukurikiye twongeye kubasuhuza. Iyi ni Girugali Family kuri channel yacu ya Girugali Family TV. Nongera gushimira abantu badutandukanye bo ku migabane itandukanye. Ndashimira abo ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Asia, Oceania. Uno wa mwanya w'ikiganiro cyacu kuri channel yacu ya Girugali Family TV. Ndongera gusuhuza abantu badutandukanye babana natwe umunsi ku munsi kuri channel yacu. Ndongera kubasuhuza babwira ngo Yesu ashimwe. Reka dutangire ijambo ryacu dusenga. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya wo tugiye kugezaho ijambo ryawe ku badukurikiye. Iri jambo ryawe rizagere ku bantu batandukanye kandi rizakore icyo rishaka. Mana, abantu benshi bazakize kuri ijambo, bazamenye Yesu wapfuye akazuka akajya mu ijuru, bazaba Kristo beza bashimwa nawe iminsi yose. Urakoze Mana. Reka nongere nsuhuze abantu tubana muri famille Girugali Family. Ndasuhuza Nkundimana Oreste, ndasuhuza Janvier, ndasuhuza Jean Paul, ndasuhuza Mama Brenda, ndasuhuza Marigo, mbabwirane rwose courage imirimo yacu mu kwamamaza Yesu, tubwamamaze umunsi ku munsi tuvuga ko Yesu agira neza. Ndongera gusuhuza abantu twajyanye mu gikorwa cya Rulindo. Yesu yabanye natwe, twagiye mu gikorwa cya Rulindo, hari mwene data twe twagiye gusura, tuvuga ko Yesu agira neza. Hari byinshi byari bimuboshye ariko twaragiye turamusura. Ndabashimira ku gikorwa cyiza twakoze. Ndashimira abantu ba famille rwose, muri abagabo, Imana ibahe umugisha ku gikorwa cyakozwe. Mukomerezaho, imirimo myiza izibukwa, imirimo yacu izibukwa, ntabwo ari uko bizajya birangira. Mukomerezaho. Nabibutsa ko mu cyumweru gitaha dufite ikindi gikorwa cyo gusura umuvandimwe wacu ku itariki 30. Nabwo tuzabane n'Imana kandi tuzakomeze gukora iby'Imana ishaka umunsi ku munsi. Ndashimira rero n'abantu batandukanye babana natwe umunsi ku munsi, bakurikira channel yacu. Yesu ajya abaha umugisha kandi mukomeze kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Nta kindi, intego yacu ni ukuvuga Yesu wapfuye akazuka, akaza mu isi, akaza kutubohora ingoyi ziboshye imitima yacu. Mu ndirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza, igitero cyabo cya gatatu muri byaririmbye ngo mu gihe nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Ariko buri gihe duhora dushaka gukurikira umwami Yesu, duhora dushaka kubana nawe, duhora dushaka gukora ibyo ashaka, ariko na rimwe tukagira imigozi ituboshye ikatuboha muri uru rugendo, ikatubuza gukora ibyo Imana ishaka. Ariko umuririmbyi yararimbye ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba uboshye umutima wacu. Imana ishimwe cyane. Narakurikiye nsanga abantu benshi bagenda baboshywe. Kugenda mu modoka nziza ntibyatuma kuba utaboshywe, kuba mu nzu nziza ntibyatuma kuba muboshywe, kwambara ibitenge byiza, amabubu meza, amakote ntibyatuma kubyambara uboshywe. Niyo mpamvu icyo gihe Yesu ari gukeneye akaza akakubohora. Mu ntego zazanye Yesu Kristo nta yindi, ni ukubohora abantu baboshye. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi akaza ngo atubohore ingoyi zituboshye. Hari ijambo Yesu yavuze ku musaraba ku isaha 9 agiye gutanga. Yaravuze ngo byose birarangiye. Ibyari birangiye nta bindi, ni ingoyi zari zituboshye, ni ibyaha byacu byari birangiye, ni imbaraga kuri zo kwinjiza hera zo kuvuga ati Imana tubohore ibyaha byacu bya buri munsi. Imana ishimwe cyane. Yesu yakoze ibitangaza bigiye bitandukanye, ariko muri ibyo bitangaza yagiye akora nta kindi, ni ukubohora abantu ingoyi z'ibyaha zari zibaboshye no kubakiza uburwayi bwari bubarembeje. Nta kindi, kugira ngo tubone amahoro, tubone umutuzo, tubone gutekana mu buntu bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Ijambo nabazaniye nta yindi, ni ukubabwira ngo Yesu arabohora. Niyo nshingano, niyo gahunda afite kutubohora. Niyo kindi no kutubohora, ariko mbere na mbere abanza ukamwemerera, ukamuha umutima wawe, akemera ko akubohora. Tugiye gusoma ijambo turi busange muri Mariko ibice 2, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Dusome. Titire iravuga ngo Mariko ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku 5, Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Dusome. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura mu nzu, benshi barateraniraho buzura mu nzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu benshi bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu buzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati
mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Dusomye inkuru nziza zo ku musozi Kaperinawumu. Yesu yari arimo yigisha. Muri uko kwigisha haje abantu benshi batandukanye bo ku misozi itandukanye. Yesu ahantu yabaga ari nta kindi, yarazaga abantu bagaterana kuko yari afite iby'umwuka, kandi si ibyo gusa amaraga ibyo ku mwuka, akabara n'ibyaha, akabaha n'ubuzima, akabaha kubaho. Kuri uwo musozi Kaperinawumu Bibiri tubwira ko hari urugo rumwe rwari rufite umuntu wari uremaye. Bibiri ntitubwira niba ariko yavutse, Bibiri ntitubwira niba yaragendaga, ariko icyo tuzi cyo nuko yari aremaye, yari aryamye. Nuko Bibiri tubwira ko haje abantu bane, birashoboka ko zari inshuti ze, birashoboka ko bari abavandimwe we, ariko biritubwira ko bamuhetse bamenye amakuru ko Yesu ari Kaperinawumu agiye ari kwigisha. Imana ishimwe cyane. Igihe Yesu yigishaga nta kindi, bazanaga abarwayi, bakazana abafite ibibazo bitandukanye, Yesu akabakiza kuko inshingano ze zari zo kutubohora ibyaha dufite no kutubohora ingoyi izi ndwara dufite. Yesu icyo umwemereye arakigukorera. Nuko baragenda baramuheka, bamusangisha Yesu aho yari yigisha. Ariko ngo muri urwo rusengero abantu bari babaye benshi, bose baje bashaka Yesu, bashaka ngo bagire neza. Nuko bagiye kwinjira ngo binjire aho ari kwigishiriza, ngo basanga abantu babaye benshi bageze ku muryango, babura aho binjirira. Imana ishimwe cyane. Ariko abantu bane bari bamuhetse ntabwo bacitse intege, ntabwo bavuze ngo reka dusubire inyuma, ntabwo bavuze ngo reka dusubire hirya twigendere, dusanze abantu babaye benshi, reka tumujyane mu rugo tuzareba uko bizagenda. Ariko bagize kwizera kudasanzwe, ngo bafata umwanzuro wo gufata iya mbere ngo bagende basambure inzu. Biratangaje kuba wafata umwanzuro wo gusambura inzu utubatse, ariko nta kindi. Mu gihe uje ushaka Yesu, birashoboka ko wahura n'urukuta, ariko niba inzira imwe umushaka yanze, shaka n'indi umushaka. Ariko icya mbere umugereho mu buryo bwose. Imana yacu ihabwa icyubahiro, mu nzira yose wamugeraho aba yiteguye kukwakira. Ngo baragenda ngo bafata umwanzuro wo gusambura inzu. Njye byarantangaje. Iyo gusambura inzu byanze bikunze habumbaga inyundo. Ese bari hahetse mu ngobyi byari bitwaje inyundo? Byanze bikunze kumanura uwo mugozi kugira ngo bapime aho Yesu ari, byasabaga umugozi. Ese bari bawitwaje? Birashoboka ko bagiye mu gakinjiro kaho Kaperinawumu gushaka inyundo n'umugozi, ariko inshingano barafite ni ukugeza aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Impamvu bari bafite kwizera kudasanzwe, bari bafashe umwanzuro ati byanze bikunze, tutitaye abantu bahari, tutitaye ku bidutega, tutitaye ku bidushaka, tugomba kugera aho Yesu ari. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Gushaka Yesu rero ni ukumushaka mu mpande zose. Ntabwo umushaka wariye, ntabwo umushaka wahaze, ntabwo umushaka wambaye, ntabwo umushaka utambaye. Ugomba kumushaka mu nzira zose kugira ngo Yesu aze agire neza, kandi nawe yiteguye kwakira. Ngo bafata umwanzuro wo gusambura inzu batitaye ingaruka zizaza, kuko bari basambuye inzu batubatse. Birashoboka hari ko nyinzi yari kuza ati inzu yanjye murayisambuye, murongera muyubake, murambi nishiza akababaro. Ariko batitaye ku bibagote, batitaye ku ntambara biriwe nazo, bafata umwanzuro wo gusenya. Ko ariko nta kindi bashakaga kugira aho Yesu ari. Bafata umwanzuro wo kujya kugura umugozi, kuko ntibari bizeye ko bari bukenera umugozi. Bafata umwanzuro wo kujya gushaka inyundo yo gusenya inzu kugira ngo bapime aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Tugomba gushaka Imana mu buzima bwose, tutitaye ku biduhiga, tutitaye ku mbogamizi, tutitaye ku mitego, ariko tugakubita hirya no hino kugira ngo tumugereho. Bafata umwanzuro basanze abantu ari benshi, ntibavuga ngo reka twisubire inyuma, ahubwo bafata umwanzuro wo gushaka ubundi buryo. Imana ishimwe cyane. Wowe nkurikiye kuri iyi channel, birashoboka ko ureba hirya no ukabona ibikuta bikubuza kugera aho Yesu ari, ariko muri njye ari maguzaza uca uwo mugozi, uzabumosha umutima wanjye, ngo bizashimisha cyane, bingeze ku rwego rw'umukristo mwiza. Natwe wowe udukurikiye, birashoboka ko ufite imigozi myinshi iboshye umutima wawe ituma utagera aho Yesu ari, ariko igihe n'iki kiba kigeze noneho ngo ushake uburyo bwose winginge umwami Yesu aze aca umugozi ukuboshye umutima wawe, maze umukurikire wishimye. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera ko abantu bari bahetse icyo kirema twarantangaje. Bashaka umugozi, bashaka inyundo, baragenda basambura inzu batubatse batitaye ku ngaruka zizaza. Natwe tugomba gukurikira Yesu tutitaye ku ngaruka zizaza. Imana ishimwe cyane. Twaburaye tumushake, twambaye tumushake, tutize tumushake, twize tumushake, twambaye ubusa tumushake, twahaze tumushake, tutahaze tumushake, tugenda n'ibirenge tumushake, tugenda n'imodoka meza tumushake, tuba mu mazu y'ibikomerezwa tumushake, mu buryo bwose tumushake. Ibyo ni byo Yesu ashaka. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ngo nuko baragenda bafata umwanzuro wo gusambura inzu. Ariko Yesu ngera ntangaje.
birashoboka ko wenda isituwasiyo yari iri hanze Yesu yari arimo ayikurikirana. Buriya baramuzanye bageze ku muryango babona nta nzira, ariko Yesu akabareba ko bari ku muryango kuko Yesu abareba hose. Bagenda bafata umwanzuro wo kujya gushaka inyundo wo gusambura iyo nzu. Yesu yarabihorera, bafata umwanzuro wo gushaka umugozi. Yesu arabihorera, ariko ati nanjye wenda reka ndeba amaherezo y'aba bantu. Yesu yagira ngo arebe kwizera kwabo. Noneho bafata umwanzuro wo gusambura inzu ngo bapimeho Yesu ari. Yesu arabihorera, ariko noneho babahetsi bane bafata umwanzuro wo gusambura inzu baragenda. Inshingano nta yindi ni ugufata umuntu bakamugezaho Yesu ari. Mana ishimwe cyane. Nuko baragenda ngo bagenda basambura bapimyeho Yesu yararigisha, ngo bagiye kubona bari mu iteraniro Yesu ari, ngo babone ingobyi iramanutse irageye iguye imbere y'ibirenge bya Yesu. Yesu yitegereje abo bantu aravuga ngo kwizera ko abantu no kurantangaje. Byari bitangaje. Abantu bari aho hirya babona ingobyi iramanutse y'uwo muntu. Mana ishimwe cyane. Yesu nta kindi kintu yakoze, yarabanje ababwira icyo kirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Mana ishimwe cyane. Yesu ngo yabanza guca nta kindi ngo y'ibyaha, arabanza akakweza akakoza ibyaha, yarangiza kukoza nta kindi akabohora ingoyi. Aramubwira ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Amaze kubabarirwa kumubarira ibyaha, aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe wigendere. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko itubohoye ibyaturwanyaga ibyadushakaga byose, arabanza agatwara ibyaha n'ingoyi zituboshye akazikuraho. Birashoboka ko yasubiye muri karitsiye, hari abaturanyi bahoraga bamunyuraho yiryamiye mu rugo, bamuvugaga amagambo menshi. Birashoboka ko aho yiryamiye kubona ibyo kurya byari ibibazo, ariko Yesu yaje ibintu byose birahinduka. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu yabohoye ingoyi z'ibyaha, Yesu yabohoye ingoyi z'ibyaha n'ubundi buzima buraza. Yesu yakubabariye ibyaha n'ubuzima burahinduka. Yesu yakubabariye ibyaha byagutwazaga igitugu n'ubundi buzima burahinduka. Ariko icyambere banza umushake. Birabirembere abantu bari bahita kira kireme baza gucika intege ngo nuko basanze abantu benshi bakisubirira mu rugo, ntabwo bari kubona uburyo bwo umuntu yayo icyo kimuga cyari komeza kukikagira ubumuga. Ariko abantu bahetse iyo ngobyi bagira kwizera kurenze. Mana ishimwe cyane. Ni muri ubwo buryo noneho natwe abanyamasengesho namwe bafaha impano zo gusenga mukwiye kujya dusengera abakristo, tugasengera intama zigiye zitandukanye kugira ngo zibone imbaraga zibegerezaho umwami wacu Yesu ari. Mana ishimwe cyane. Kuko bari abantu barahetse kiriya kimuga kiriya kirema, iyo baza gucika intege ntibari ikirema cyari kumezana ubumuga bwacyo, ariko barakomeje baragenda barahatiza paka ikirema bakigejeje aho Yesu ari. Yesu nawe bati mwana wanjye nkubari ibyaha nkubabariye ndabikubariye, noneho ikora ingobyi yawe wigendere. Mana ishimwe cyane. Ariko mbere na mbere ingobyi zituboshye ni nyinshi. Mana iri mu ijuru yitegereza mu isi isanga abantu baraboshywe, baboshwe n'ibyaha, baboshwe n'ingoyi nyinshi, ifata umwanzuro wo kweza Yesu Kristo ngo aturengere. Yesu yaje akora ibitangaza byo kuhora ingoyi z'abantu. Yesu mu bitangaza bibiri tubwira yakoze muri Bible, yakoze ibitangaza 35, ariko igitangaje ibitangaza bibiri byonyine byakoreye Yerusalemu, kuko yaje ntago bamwemeraga. Yesu niyo havuze ngo nta muhanuzi wemererwa iwabo. Niyo mpamvu ibitangaza 35 byakoreye Yerusalemu, kuko ntago bamwemeraga, ibindi abikorera hanze Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Yesu abasaba ngo tumwemerere, tumuhe umutima wacu, tumuhe umwanya, noneho narangiza nawe aze akore ibyo kutubohora. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Yesu arakora, Yesu arabohora, ariko mbere na mbere yo kugira ngo akubohore urabanza ukamuha umutima wawe, urabanza ukamuhibwira ibyawe, urabanza ukababarirwa ibyaha, yarangiza akakubohora. Izina ry'Imana hamwe cyubahiro cyane. Nta kindi rero nari ndimo nkubwira ngo Yesu arabohora, nari ndimo nkubwira ngo Yesu aratabara. Kugenda mu modoka nziza byatuma utaboshywe, kwambara ikote ryiza byatuma utaboshywe, gutura amazu meza byatuma utaboshywe, ariko icyambere ni ukuzana umutima wo nkurikiye, ni ukuzana umutima ukawuzana Yesu akakubora ingoyi y'ibyaha n'ibiboshye ubuzima busanzwe, Imana ikakubohora. Imana yakishimwe cyane. Ese waba nkurikiye hari ingoyi z'ibyaha zikuboshye? Ese waba nkurikiye utarakira umwami Yesu n'umukiza? Ese waba nkurikiye utaramenya Yesu wapfuye akazuka akajya mu ijuru? Uyu ni umwanya rero ukajya ubana natwe kuri channel yacu. Ndi Munyeshyaka Theogene, membre fondateur wa Girugari Family. Ndagira ngo ujye ukurikira channel yacu ubane natwe umunsi ku munsi. Yesu arakiza, Yesu arabohora, ariko mbere na mbere abanza ukamwemera akakubohora ingoyi z'ibyaha zikuboshye, hanyuma ukazabona ubwami bwo mu ijuru. Ndagira ngo nkurikiye utarakira umwami Yesu n'umukiza, nta kindi cyo nikubwira, banza gushaka umwami Yesu, umanza umushaka amanywa n'ijoro, nurangiza kumushaka azabohora n'ingoyi zikugoshye. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire channel yacu mujye
mudukurikira umunsi ku munsi muzumva ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga Yesu, bivuga ko Yesu agira neza. Turatega ibiganiro byacu bizajya binyuraho mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Noneho ku buryo iyi channel yacu international zajya tunyuzaho mu ndimi zigiye zitandukanye, Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, kugira ngo abantu batandukanye bagende batwiyumvamo, kandi muzabona ko Yesu abohora, muzabona ko Yesu arengera. Ariko mbere na mbere tubanze dushaka Imana. Ndabizi ibibazo bibotoshye ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ibituboshye ni byinshi, ibiboshe umutima wacu ni byinshi. Ariko mbere na mbere turwane dushaka Yesu. Hari igihe ibibazo bigonga umuntu bikamugota bikamufata, aho nkaho yashatse se ubwo agakwepa. Oya, si cyo gihe noneho. Ni umwanya wo gushaka Imana, ukayishaka ku manywa, ukayishaka nijoro, ukayishaka wariye, ukayishaka utariye, kuvuga ngo Mana mbohora. Nurangiza kubohorwa uzabona kugira neza kw'Imana. Yesu abaho umugisha rero, wowe utarakira umwami n'umukiza, nta kindi. Egera urusengero rwaho wegereye, rwaho utuye, muri quartier, nta quartier nimwe udafite urusengero. Wegera urusengero rwaho wegereye. Genda ubwire umupasiteri, ugende umubwire ati ngiye rwose fasha umwanzuro wo kuza gushaka umwami Yesu. Yesu umubwire ati musengera, Yesu ambohore, nangiza kumbohora, abohore n'ibyanjye byose. Imana ishimwe cyane. Ngo mbere na mbere yo gushaka iby'isi, gushaka ubutunzi, gushaka amafaranga, tubanze dushake ubwami bw'Imana. Nitumara kubona ubwami bw'Imana twabufatiriye, ibindi tuzabyongererwa. Imana ibaho umugisha. Murakoze rero, mujye mudukurikira umunsi ku munsi, amasaha ku isaha, mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Njyewe nkomeza kubivuga, buri gihe tujye dushaka iby'umwuka. Saa sita iby'umwuka, mu gitondo iby'umwuka, no ku mugoroba iby'umwuka, kugira ngo Yesu nawe atubohore. Nutera urutambwe rumwe, Yesu azatera 99 gushakaza mu byawe. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubwira ijambo, turagushimiye ko wumva gusenga. Tukweretse abantu benshi bafite ibyifuzo bitandukanye biboshye imitima yabo. Tubonye ko ari wowe ubohora, tubonye ko ubohora mubarira ibyaha, warangiza ukamubwira ibikorwa byawe wigendere. Yesu, abadukurikiye babohora ingoyi z'ibyaha. Nurangiza kubona ingoyi z'ibyaha, ubohore nibibaboshye, ubohore niba ari ibintu umutima. Muri njye rimwe ngo nubona nani urugendo, guzanyibutsa urukundo. Mana ishimwe cyane. Yesu, abantu badukurikiye nabo uzajya bibutsa urukundo. Nibasaya mu byaha, wibutse ko bagiriye neza. Niba kwibagirwa, wibutse ko batabaye. Urakoze rero Kristo kuba wadukurikiye, kuko bazava kugira neza, kuko bazahinduka kubwira ijambo. Ijambo rizagere kure, rizafashe benshi, bazahindukire bumve kugira neza kwawe. Murakoze. Nuko iri jambo twari dufite niryo ngiryo. Ngiye mwari kumwe ni Theogene Munyeshyaka. Tuzajya tubana umunsi ku munsi. Muzumva n'ababwiriza batumwa bagiye batandukanye, muzumva abatangabuhamya bagiye batandukanye. Iyi channel yacu muzumva byinshi, ni international, bizajya bikorwa mu ndimi zigiye zitandukanye, kugira ngo abadukurikiye ku migabane itandukanye, harimo abakoresha Igifaransa bazisangamo, abakoresha Icyongereza bazisangamo, n'abakoresha Ikinyarwanda bazisangamo. Tuneko gutekereza na timu bishinzwe ko tuzashyiraho n'abakoresha Igiswahili, kugira ngo ubutumwa bwacu bwamamare bugere hose. Intego yacu ni kwamamaza Yesu, tukamwamamaza, tukababwira ko Yesu agira neza, tukababwira ariko mbere na mbere yo gushaka ibituva muri Yesu, nta kindi banza mushake akubonerwa y'ibyaha. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Mujye mubana natwe umunsi ku munsi, izina ryayo ryamamaze, tuvuga ko Yesu agira neza. Murakoze, Imana ibane namwe, Imana ibaho umugisha. Amen.